none se ko ndi kubona ibikapu washyize aha ngaha kandi nsanzwe nzi ko biba mu cyumba bimeze bite? Ni ibikapu se babimaze iki? hagize nk'abashyitsi badusuriza isaha ubwo byagenda bite? reba n'ivarisi yanjye nyambikamo imyenda nayo wagize utagira n'imyiza. ese wabizanye tukabisubiza mu cyumba? undi wari wabizanye hano kugira bikore iki? guseka Kuzi kujya unsetsa ngo ivarisi ngo yandaye. Ego ko mugabo mwiza, mugabo wanjye. Ubu tuvugana. Gibu ndagiye n'ubutarona biza. Uragiye. Undi se hari umunsi udasanzwe ugenda. Kugenda mwana ari ukugenda ngo ngaruke. Ngiye kugenda ubutazagaruka. Ariko usigaye ukina comedy. Cyangwa se zari byo nibyo tubisubiza mu cyumba. Akuzi kunsetsa. Yahe ikindi kintu kimwe. Tazama kugira ngo abana banjye ndabagusigira wowe. Abana banje. Hey. Abana banjye basida. Tidori. Sinzi ngo ni ibiki. Ako suri mu biki yitora umugabo. Ego. Aka kanya isubaye kikanda aka kanya ubaye. Ukambwira umukobwa mvuganye nawe kuri telefone ngo ndine ariko rega waje no kwandika izina. Ubwo rero iminsi y'umujuri ba 40 ukambwira umukobwa wari. Uvuganye nande kuri telefone se? Ariko akibi ni iki? Ugomba ko twanurura umukobwa none bwambere narabifate urabihakana. Ase shiri wambabariye mu byukuri. Nose biri serious ko nangize ngo uri muri bride. Shiri wambabariye. Merezi igikapu wambabarira mu byukuri. Mubabarire weki. Ase shiri ni iki kinagukoshereje nukuri kigiye gutuma unsiga. Shiri wambabariye. Nukuri mbabariye. Cyakoze umubwire. Mu bwawe wako kugirira impuhwe. Ngiye kugusigira umwana umwe. Nukuri ntabwo wabinkora nukuri be ndagukunda ndagukunda nose basi nkora iki nukuri mbabara nuko ndekura se wambabarira mu Embe ayo marayiko najyana igere wambabarira mu byukuri ndapfukamye ngusabye imbabazi wambabarira ndakwinginze ibyo ngibyo urimo wakagombye kubimenya igihe twatiri kumukamba agaciro. Sheri mu byukuri ko nta kintu ntagukorera buri kimwe cyose nshoboye ko mbasha kukikubonera mu byukuri wambabarira ndakwinginze nukuri. Uzi jambo ryanyuma nakubwira warakoze. Sheri mu byukuri wambabarira nukuri ndakwinginze nukuri ndakwinginze nukuri mbabarira. Umva nimekore nigendere mbabarira nuko. Ubwo se kuri kabone ukeneye izihe mbabazi wowe? Basi nkora iki? Ngombwira basi ikintu kimwe nakora sibyo ugaruke n'umwana wawe sibyo. Sheri wambabarira mbabara nuko ndapfukamye ndakwinginze mbabara. Wakora upfukamye hamwe gusaba imbabazi ntabwo yakifuza kumenya ukuntu wari umeze utazi kumenya inshingano zo mu rugo. Sheri wambabarira nuko ndakwinginze nukuri ndamusabye imbabazi. Bawubwire rero ikosa wakoze birimo nuko utamenya agaciro kanjye n'umugore wawe ubu nibwo ugiye kumenya agaciro kanjye. Nukuri naragerageje buri kimwe cyose gishoboka rero mbamubwire nzagerageje birahanze. Sheri wambabarira wandekuye nkigendera nuko ndakwinginze nukuri mbabarira. Sheri wambabarira mu byukuri. Sheri wambabarira. Ako mwana wanjye nubwo akunsigiye urumye sibyo
nta kintu ntazakora kugira ugere aho ugomba kugera, sibyo? Umugore aranzarana nta kibazo, byiza biri imbere. umva ngewe na bintu ntabwo wabimbwira, ntabwo nabyumva, sinshobora kubyumva. ubwo se usanze ari umukiriya wari umamagara? Ego wakiriye abahandi we. Ubwo se umukiriya wo kuguhamagara ntiwandike izina, ubwo ni umukiriya bwoko ki? ubwo se abakiriya bose nuko nakwandikaho amazina yabo? Ugomba kuyandikaho. ariko hari umukiriya utanditswe izina se ubwo cyangwa nuko nguko shabwo bundi se ubwo ko mbona wigize nk'akana gatoya, ubwo ntugiye kugenda ukajya guhura zancake zawe, ahubwo ndi kubona ntazi ibyawe, kanye kohereza umwana wanjye amafaranga yivire ku ishuri, naho ubundi ndi kubona ahubwo wowe urananiye. Ndi kubona amaherezo, cyakoze ndi kubona bazabwira imyaka 20, cyakoze nzakugemurira. koze naragowe. umugore niyumva mana, mbese gushaka nawe ni ibibazo. Namuseke. Hano hantu wabonye. Wakunze. Wangana tujya ku buzima bwacu bwose, abusonye gusubirira Yesu. Hano si heza kushariya. Kandi zari ko nta bibazo byinshi usambaza. Uriya mugabo wabonye ni w'iki papa wawe. Sawa? Koko. Konga se. Ego yicaye nta n'isoni, gusi wakoze iki? Nakorobye mama. None guteka ni ibyande. Si mama muhajye mugira impuhwe, ntabwo ndi buteke uyu munsi rwose. Ibyo tubyihorere. Ahubwo mva amata yashize, gira burya hepfo kuri alimentation nzanira amata yashize. Simakurira izuba. Ndajya nko saa 11. Saa 11 ubwo ukora saa 11 ngenda ndaba ntaranywa amata. Gira vuba vuba ngaje kunzanira amata ni we. Wasoni. Basi kanitegure mu. Witegure iki kintu urakuramo ni iki kigofero mbona wajyana iki muzo. Giti nambaye imyenda. Umaze gukura cyane ku buryo usigaye uhindura imyenda. Shama mama sinagita nambaye cyangwa tsikane niteguye ntabwo ndi butinye. Uyu mukobwa wangisha warakuze kuko ndakujisha. Narakuze nyine. Ego. Ndari nshaka amata. Oya, akajerekani. Hari ibyo nari mutumye yagiye kwiga muri Ikosa. Nanjye naringeze ari hanze babona bari gukora ibiraha, naringiye barambwira ngo nze manze nishyure umuntu. Niyo mpamvu nari kubaza ese bagiye. Nta kibazo, ubwo leta azatutegereza. Nta kibazo twese tubaganira. Ubwa mbere nari mubonye muri aka gace nyine utambuye. Uramutse buri gakoti noneho nishimiye kumenyana nawe, reka mpamagaze iriya ntabwo ndabikeka ngo mujyane buri gakoti bisanzwe. Ubu sinarinde mu mumane, okay? Icyo gihe nta kibazo, nta muntu wandi ngo ngamuhaye.
mushu reka ndakagira inkuru goroba ahubwo gira vuba ndi kumva uyu munsi ari show uyu munsi noneho gahunda mfite sinzi haracyo wambaye Dore wa mukobwa nakubwiye mfite mwiza nizere ko noneho uraza kumugera uyu munsi nyine kitse ndufata ifoto ndi iwabo ariko nyine ngiye iwabo ntabwo nzi ko turazana ese bro na foto ufite ifoto se ndazifite ariko nyine ryandi by'amashuti ari yagira ngo bamwongereye ubwiza ubundi akura narenze pe nese uko numva nyine kurwanya kiriya bitekerezo kandi twabyumvikanyeho kuri mwana tugomba kumujyana hariya ugomba kujya yarega umwana bimweretse ko yatsinze arirarira ara ntacyo bitwaye ariko noneho kubera ko abonye ko bitanshimishije azashyiramo imbaraga muri uriya mwaka asanga